Hello friends, followers of KWIGA INDIMI TV RWANDA. Uraho nshuti ndetse namwe mudukurikira kuri channel yacu KWIGA INDIMI TV RWANDA. Tugeze ku kwiga kuvuga Icyongereza ni isomo rya 8. Niba udukurikiye ukaba utarakanda subscribe, yikande nonaha ujye ubona amasomo yacu uri uwa mbere. Niba kandi ushaka kudutera inkunga, wakwifashisha iyi nimero 078 631 3 Niba ushaka ko tugushyira muri WhatsApp group yacu, nyandikira kuri iyi nimero nanone 078 631 3 Reka dutangire. Uyu munsi kurebera hamwe amagambo agaragaza nyirikintu ariyo twita possessive adjectives ndetse na possessive pronouns. Ayo magambo aya mbere, reka duhere kuri possessive adjectives. Possessive adjectives ziza imbere y'izina cyangwa se imbere y'ijambo iyo turi kuzikoresha. Hari my ivuga cyanjye, igaragaza ikintu cyanjye cyangwa se umuntu wanjye, biterwa n'ikiri kuvuga. Hakaza our cyacu, ubwo our ni ubwinshi bwa my cyanjye, our cyacu. Hakaza your cyawe, cyawe, ndetse hano kaba indi your ivuga cyanyu. Iyi your cyawe yo mu buke n'iyi your cyanyu biba byanditse kimwe, ariko kuri iyi ivuga ubwinshi, ijambo iri imbere riba riri mu bwinshi. Urugero hano nshobora kuvuga ngo your book, igitabo cyawe. Ariko nimba nshaka kuvuga ngo ibitabo byanyu, nzavuga ngo your books, ibitabo byanyu cyangwa se igitabo cyanyu. Aha dufite his bivuga cye, ikintu cye cyangwa se umuntu we. Iyo ari igitsina gabo tuvuga his, yaba ari igitsina gore tukavuga ha, bivuga cye ariko ari igitsina gore. Turaza kureba n'ingero nyuma. Aha turavuga it's cyacyo, ushobora kuvuga umurizo w'injangwe, umurizo wayo, tukavuga tuti it's tail cyacyo. Ici nous avons their byabo, their bivuga byabo. Aha ni ubwinshi, their byabo. Reka turebe noneho possessive pronouns. Aha dufite mine, icyanjye. Ni ukuvuga ngo iyi mine ntabwo izi imbere y'ijambo. Aha igihe tuzaba bafite my book, igitabo cyanjye, nitugera hano tuzavuga ngo this book is mine, iki gitabo ni icyanjye. Ni ukuvuga ngo mine ntabwo ijya imbere y'ikintu uri kuvuga. Aha tukagira ours, ubwo ni ubwinshi bwa mine. Ibyacu, ours, ibyacu. Yours, ibyawe. Aha, hano hari icyawe cyangwa se ibyawe. Hakaza yours nanone ivuga ibyanyu, yours, ibyanyu. Hakaza
his icye, his book. iyo uvuze ngo his book uvuze uti igitabo cye, wavuga uti this book is his, ukaba uvuze ngo iki gitabo ni icye. Here we have has nabyo bivuga icye ku gitsina gore, his ni ku gitsina gabo. Here we have its icyacyo, icyacyo. And here we have theirs ibyabo, ibyabo cyangwa se ibyabyo. Aha ikoreshwa ku bantu no ku bintu. Noneho reka turebere hamwe mu ngero kugira ngo turusheho kubyumva neza. Reka turebere hamwe izi ngero ziradufasha kubyumva cyane. Aha turavuga tuti that is my boat, that is my boat. Bivuga ngo buriya ni ubwato bwanjye. Waba ushaka gukoresha mine ukavuga uti that boat is mine, buriya bwato ni ubwanjye. Noneho twavuga tuti that is my letter. Waba ugiye gukoresha mine ukavuga uti that letter is mine. Murabona ko iyi my iri kuza imbere y'iri jambo letter, ariko twagera aha ngaha mine ikaza yonyine hano inyuma. Reka turebe, iyo tuvuze ngo that is my letter uvuze ngo iriya ni ibaruwa yanjye. Noneho wavuga uti that letter is mine, ukaba uvuze ngo iriya baruwa ni iyanjye. This is your invitation, this is your invitation. This invitation is yours. Ubu ni ubutumire bwanjye. This is your invitation. Ubu ni ubutumire bwawe. Sorry. Aha. Nibeshye. Ubu ni ubutumire bwawe. Noneho this invitation is yours. Ubu butumire ni ubwawe. Continue. Here we have this is his sword. This is his sword. This sword is his. Sword ni inkota. Noneho hano bivuze uti this is his sword, uvuze ngo iyi ni inkota ye. Noneho wavuga ngo this sword is his, ukavuze ngo iyi nkota ni iye. This igaragaza ikintu kiri hafi yawe, kikwegereye. Here we have this is her voice. Bivuga ngo iri ni ijwi rye. Noneho ukavuga uti this voice is hers. Iri jwi ni irye. Those are its cubs. Cubs ni abana b'intare. Cubs. Those are its cubs. Bariya abana ni abayo. Abayo ubwo ni its ihagarariye intare. Those cubs are theirs. Those cubs are theirs. Kavuga uti bariya abana ni abazo. Okay? Bariya abana ni abazo. Continue. Here we have those are our friends. Ziriya ni inshuti zacu. Those friends are ours. Ziriya inshuti ni izacu. These are your books. Ibi ni ibitabo byawe. These books are yours. Ibi bitabo ni ibyawe. These are their shoes. These shoes are theirs. You will see these are their shoes.
uvuze ngo izi nkweto ni izabo, cyangwa se aha ni izi nkweto, izi ni inkweto zabo. These are their shoes. Izi ni inkweto zabo. Wavuga uti these shoes are theirs, ukaba uvuze ngo izi nkweto ni izabo. Number 10. Are these my clothes? Are these my clothes? Bivuze ngo iyi ni imyenda yanjye. Undi akabaza ati are these clothes mine? Iyi myenda ni iyanjye. Number 11. Are those your children? Bariya ni abana bawe. Are those children yours? Bariya abana ni abawe. Ubwo ni uku dukoresha izi possessive, adjectives and possessive pronouns. Nawe ushobora kujya wiha ingero ntoya ukareba ko bifashe neza. Niba udukurikiye ukaba utarakanda subscribe, bikore nonaha. Naho utaha duhure mu isomo rikurikira. Thank you.